Ni abagabo n'abagore b'ibitangaza bakora byinshi byananiye benshi, bafite imbaraga zibasha kugarura ubuzima abari bageze mu marembera. Aba ni abavuzi gakondo bakoresha imbaraga zigaragara n'izitagaragara, bakoresha imiti ifatika ibonwa bagakoresha n'itabonwa. Bavura ubari iruhande bicaranye, bakavura uri kure wasigaye mu rugo, bakavura uri mu rugendo, bakavura uri mu bitaro ku gitanda cy'abarwayi batamugeze iruhande, bagatumika hakurya kuri iyo, imbaraga zabo zikanyarukana ubutumwa mu kanya katageze n'ako guhumbya, intumwa igaserukana ijabo yesheje umuhigo. Benshi bitiranya abavuzi gakondo n'abapfumu, abarozi n'abakonikoni. Nyamara siko biri, bose si bamwe. Icyo bahuriyeho cyakora ni kimwe, ni uko bose bifashisha ibyaremwe, ibihumeka n'ibidahumeka, ibiva amaraso n'ibitayagira. Bakifashisha ibisukika, bakifashisha ibikomeye, bakifashisha n'iby'imyuka. Ariko aho batandukanira kuri benshi mu byibaza, murimo n'abadusabye kubacukumburira, uyu munsi tuzinduwe no kumara ayo matsiko, twifashishije inararibonye umuvuzi gakondo byahamye. Nk'uko bisobanurwa na bene ubwite, duhereye ku bapfumu nk'uko ijambo ribivuga, umupfumu arapfumura. Babona ibiri hirya y'ibi, babona ibiri imbere y'ibirebeshwa amaso. Bazwiho ubuhanga bwo kuvuga ibyahise mu mateka ya muntu mu myaka magana aho atabasha kwigerera, bakanasunika ibihe, bakareba hakurya hazaza. Abakonikoni bo ni abanyembaraga z'ubufindo, bakora ibitangaza mu mbaraga zitari za muntu usanzwe. Mu zindi ndimi bitwa les magiciens. Abarozi bo ntibigoye gusobanukirwa nabo, ijambo ririvugira. Ni bamwe mu bateje isakaga, kuko bakoresha imyuka mu burozi bateza indwara zitagira umuti, bagateza ibizazane bitagira intsinzi ya bugufi, bagateza amahano atagira gihanura. Abavuzi gakondo bo mu buhanga bwabo buhanitse babasha kuvumbura ibyatanazwe n'abo tumaze kuvuga, ibirimo uburozi cyangwa uburwayi bw'imyuka, noneho bo bakayibonera umuti cyangwa igisubizo kinyuze mu nzira ihamura icyago cyasaritswe mu nzira ya muntu. Abavuzi gakondo nyabo batari abatekamutwe kandi batari bamwishakira ndamu, bagira ubuhanga, ubumenyi n'ubushishozi n'ububasha bwo gukiza byatewe n'uburozi butegano, uburozi buhoherano, uburozi butamikano, uburozi butongerano, uburozi nyamyuka, ibigashari, ibitama, ibitega, nyabingi, amadayimoni, ibinyamuhengeri n'ibindi bidindiza, bizahaza, bimugaza, bitihise bikanahitana uwabitejwe. Mu kubagezaho imikorere n'imbaraga za kivuzi z'umuvuzi gakondo nyawe, twakoresheje inzira ebyiri. Iya mbere yabaye yo gushakisha umuvuzi wemewe n'amategeko, iya kabiri iba iyo gushakisha uwo tutumvise kuri radiyo cyangwa dusoma ibyo mu matangazo, ahubwo ufite ubuhamya bwivugira buvuga imyato n'abo yazanzamuye, bakava ibuzimu bagasubira ubumuntu. Dufatiye ku buhamya bwa bamwe bakoreye ibitangaza aho batari bakizeye kurenza umunsi, ubuhamya buremereye bw'abanyuranye bwatuyoboye kuri muganga Jean Damascene wahurijweho n'abamuziho ubushobozi. Niko kuduhagurutsa tumusanga mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda ngo tuganire nawe. Nubwo tutibonaniye na muganga Jean Damascene ubwe, yaduhaye uburenganzira bwo kuvugana na bamwe mu bakozi be bamufasha mu bikorwa bye by'ubuvuzi gakondo, batuvira umuzingo, ibisubizo ku bibazo byinshi mwibaza mu mikorere y'umuvuzi gakondo uhamye. Ku bindi mutabasha gusobanukirwa, turanagaragaza nimero ye ku buryo we ubwe yabaha ibisobanuro bisumbyeho. Ikaze. Abakozi ba Pax TV mudukurikiye, nk'uko muyibona uyu munsi turi mu kiganiro kidasanzwe. Murabona ibikoresho mutamenyereye mu nkuru zindetse no tubagezaho, murabona ibisa n'ibyatsi, bisa n'ibibabi, bisa n'amashara, ibisa n'impu, ntabwo ndi bubyita amazina. Bene byo turi kumwe, barababwira impamvu zabyo, ese bigamije iki, bikora iki, kuki ari ibi ngibi. Muraho neza? Amahoro ni amahoro. Ndagira ngo mwibwire abadukurikiye, mpereye kuri wowe muzehe. Turi abaganga ba gakondo bavura kinyarwanda. Uyu musore we ndabona akiri mutoya, murafatanya? Uyu ni umwana wanjye urimo wiga akazi kugira ngo igihe ntazaba nkiriho nawe agakomeze. Ese karigishwa cyangwa karatozwa cyangwa kararagwa? Aka kazi karatozwa kakanaragwa. None we ari mu kimuri byombi? Uyu ni umwana ntuma imiti, akamfasha, hari
imbaraga dukoresha kuko ari we usigaranye akabaraga, mba ngira ngo abimenyere, izo mbaraga dukoresha agenda zimenyera, zimumenyere kugira ngo ajye abasha gufasha abantu badukikije bo mu gihugu turimo no mu bihugu byo hanze. bivuga ko nawe uzazimuraga. Yego. Muri abavuzi rero gakondo nk'uko wari utangiye ubivuga, nkaba ngira ngo mbere y'uko utubwira byinshi mukora, indwara muvura n'ibindi, utubwire ibikoresho ndi kubona imbere aha ngaha ni ibihe? Tuvura indwara z'amashitani, amadayimoni, bisazi, tukavura indwara zerekeranye n'imitsi, tukavura indwara zerekeranye n'amarozi yandi y'amatamikano, tukavura indwara z'abantu baba basa nk'abahinamiranye, arizo ubwo biragaruka mu mitsi, cyane cyane amarozi y'amategano, amarozi y'amahoherano, amarozi atandukanye impande zose, yaba mu bihugu byo hanze. Dukoresha uburyo imbaraga tuba dukoresha z'uburyo baba batwoherereje nk'ifoto, noneho ya foto tukayisuzumiraho kugira ngo tumenye imiti turi bumwoherereze dukoresheje imbaraga zacu. Kandi imiti tuba dukoresha rero niyo mu bimera, hari imiti ituruka hano iwacu, hari n'imiti ituruka hanze mu bihugu byo hanze yo mu bimera. Iyi akaba indwara rero tuba tubona tudashoboye kuko tuba twamajije gukoresha imbaraga z'ubusuzumyi, ni ukuvuga ngo tuzohereza kwa muganga ha leta izo tudashoboye, ariko izo dushoboye turazikurikirana cyane dukoresheje imbaraga dukora itumanaho z'imbaraga dukoresha zikomoka ku mbaraga z'abakurambere ba kera. Iyo uvuga ngo muravura mukoresha imbaraga z'abakurambere, mukaba mukora mubasha no kuvura umuntu udahari, mukamwohereza imiti mukoresheje ifoto. Yego. Ibyo mukora barutandukanyiriza ubuvuzi, ubupfumu n'uburozi, kuko usanga umuvuzi, umupfumu n'umurozi abantu babitiranya. Bidutandukanyirize kugira ngo n'abadukurikiye bashire impungenge z'icyo cyo muri byose. Ni ukuvuga rero ngo twe dukoresha izo mbaraga tuzita iza esprit se. Se rero ni ukuvuga ngo ziragenda zigasuzuma uwo muntu, zamara kumusuzuma zigahita zitubwira imiti igomba kumuvura. Noneho rero hari izindi za esprit z'imyuka mibi, z'amadayimoni baba bateje abantu. Ni ukuvuga ngo ziriya za se zirwanya iyo myuka mibi. Ku muntu wahemukiwe nawe bigaragara ko yahemukiwe, ziriya za se zifite ukuntu zimuhana. Ko bijya mu ndimi z'amahanga kandi mubikora Kinyarwanda, hano basanze mu Majyaruguru. Izo ndimi zose hano ziravugwa zigakorwa hanze, tukabavura mu rurimi bumva, tukabavura mu buryo turi bwumvikanemo. Abantu bakakira kandi bamara gukira bakanashima, turabafasha cyane. Ntabwo uradusobanurira rero icyitwa umupfumu n'iki, atandukanye n'umurozi, atandukanye n'umuvuzi? Umupfumu rero ntago turabaganga ubundi. Ariwe ni abavuzi. Yego. Ni ukuvuga ngo twe ntiturabapfumu kuko ibyacu bijya ahagaragara, niyo mpamvu biba birenga bikajya hirya no hino mu bihugu byo hanze, muri Amerika, hose ibihugu byose byo hanze. Ni ukuvuga ngo tugerayo bitewe n'uko tuba dukoze itumanaho ry'imbaraga dukoresha. Noneho tukamenya izo ndwara rero tukabavura. Iyo uvura umuntu uri kure ubwibone iki ko ari gukira kandi utamureba hafi yawe? Ni ukuvuga ngo aba ari hafi yacu, kubera ko tuba twakuruye
tuba twakuruye ya foto ye noneho tukabihuza n'umubiri we uko arwaye tukabibona, noneho imiti ikaba iri hafi yacu agomba kuyibona no hafi ye. Kandi wari ukidusobanurira itandukaniro hagati y'umupfumu, umuvuzi n'umurozi. Impamvu bikubaza si uko nkubonamo icyo utari cyo, ahubwo ndagira ngo hatagira ukwikangamo icyo utari cyo mu badukurikiye. ni ukuvuga rero ko mu buvuzi dukoresha butandukanye n'abapfumu. Twifashisha ibiti bikaze, tukifashisha iyi mbaraga, tukifashisha impu z'inyamaswa z'inkazi, tukifatisha amavuta aziturukamo, tukifashisha amazi aturuka mu nzuzi zikomeye. Izo nzuzi zikomeye rero nazo ni ukuvuga ngo ayo mazi tuba twarazanye, ni ukuvuga ngo tuyakoresha turebera mu ibyo mukoresha mupima, ibikoresho mukoresha muvura byo. Uvuza ibyatsi, uvuga amazi, uvuga ibiti n'iki, mubikoresha mu buryo mubikura hehe kandi mubigeraho umuti? uyu mwana wanjye nimo nigisha, nawe agusobanurira ibyo namwigishijeho gatoya kugira ngo nawe dukurikire. Cyane cyane urabona ihembe, urabona inyamaswa idufasha kujya guhamura iyo miti. Komeza. Nibyo muzehe wanjye papa yarakivuga. Tutandukanye n'abapfumu n'abarozi, twebwe ntabwo turi abapfumu, ahubwo twe turi abavuzi gakondo, kandi ibyo dukoresha biremewe n'amategeko yacu mu gihugu cy'iwacu. Ikidutandukanye nabo ni ukuvuga, urabona iyi nyamaswa niyo itwoherereza imiti y'ibimera iba mu mashyamba ya kure. Ayo mashyamba ya kure rero ashobora kuba harimo za warikare, harimo za rakiveri, muri za nyanja zikomeye zivamo za nyamaswa z'ingazi ziva mu mazi hasi. Iyi nyamaswa niyo dutuma kugira ngo ibashe kubitugezaho vuba aho tutageza amaguru yacu. Uyituma ute? Ni ukuvuga ko urayohereza, ukoresha imyuka ikayihamagara, bigenda biti? Iyi nyamaswa rero ukuntu tuyohereza, dufite amesprit dukoresha, twarazwe na basogokuru zabacu. Uyu ni papa. Ni ukuvuga ngo rero dukoresha ayo mesprit mu buryo butatu. Imyuka mukoresha, uti ni imyuka mukoresha mukayikoresha mu buryo butatu kugira ngo muyitume cyangwa mubone ubushobozi n'imbaraga z'ibikoresho z'imiti. Ubwo buryo butatu n'ubuhe? Uburyo bwa mbere bivugika si nko kumena amabanga yawe yose y'akazi. Uburyo bwa mbere dukoresha rero, urabona aka kantu urakabona. Aka ngaka niko mbaraga za mbere dukoresha. Iyo tugize gutya tuba tuvugana n'abakurambere bacu batubanjirije, bakaduhereza amakuru y'ibyo tugomba gukoresha bitagomba kumenyekanishwa n'abandi bantu bose. Aho muri iyo nyamaswa, isi nyamaswa ufite, ndabonamo ihembe, ndabonamo ikindi kimeze nk'iburi izina ariko hagiye hari ubwoya. Ni inyamaswa imwe cyane n'uruvangitirane rwa nyinshi. Iyi nyamaswa rero bayita munyaruko. Iranyaruka cyane. Hanyuma hariya rigenda kuhabona ihembe, irindi hembe ryo rya kabiri ritari ryo ngiryo riri mu nyamaswa, ryo ni ry'ikindi bwoko kiri kora. Ihembe rero ubona iri ngiri, iri rifite ubushobozi bwo kunyoherereza ifoto y'umuntu uri i Burayi, muri Aziya, Australia, Amerika, aka kanya mu minota itarenze 2 iyo foto ikabingezeho, ngasuzuma wa muntu ngahita amenya ubugwayi arwaye. Ukayibona ute atayikuzaniye ngo yeguhe mu ntoki? Ngiye wambwira amazina ye, igahita irihembe ryanje igahita ari mu mfotorera, rigahita rinyoherereza isura ye yose aka kanya. Ukayibona ute? Ukayibona he? Bitanyibonera mu ruhimbi rwanje, ahantu hahita hangerekeza aho hantu ako kanya. Urabona aka kantu, aka kantu iyo ngize guca rero mba ndi kumwohereza amesprit, ahita ahura n'irihembe akanyohereza ifoto, agahita mbaraporo. Aho kantu ndabonamo ibisa n'ibinyuguri, ndabonamo umugara. Ibyo byose ni uruvangitirane ruteguye mu buryo ruhuza ibyo bikorwa cyangwa urabona rero aka kantu karimo kamera ihita imunzanira. Urayibona?
kamera se nka kamera isanzwe cyangwa n'ibindi bindi ndabona gacana aho kamera zacu dukoresha nk'abavuzi gucana hajya amabuye hajyamo izindi mbaraga bigeze biti n'izindi mbaraga dukoresha ntabwo ari amabuye atuma rigicana oya ntabwo ari amabuye imbaraga zacu z'abakurambere bacu uburyo umaze kuvuga bubiri hari ubwa gatatu wari wavuze ko uburyo butatu ubwa gatatu rero urabona iyi bayita muhonde iyi muhonde rero niyo ihita imugera ako kanya igahita imuhonda igicucu kikamuvamo ashobora kuba izuba ritari kuva iyi muhonde rero iyo imugezeho izuba ritari rigaragara ikatwohereza igicucu vuba vuba bidatinze bivuga ko usuzumira ku gicucu cy'umuntu yego hanyuma ku gicucu cy'umuntu usuzumiraho ku gicucu kitavuga ko kidafite isura ko kitahumeka bihurira he n'umuntu icyo gicucu rero kiravuga iyo kingezeho urabona akangohereza urugero rwihuse urabona aka kantu urakabona aka kantu ugahita kavugisha icyo gicucu iyo ngafunguye rero kubera ko kiba kirimo hano icyo gicucu bitamvugana nacyo kikamba amakuru yose binyuze hano ntabwo gishobora kwibeshya cyangwa kiteranye iki ntabwo kibeshya kandi nta mazimwe kigira kuko n'abakurambere bacu ba kera hanyuma uretse ibiti uretse amazi uretse inyamaswa hari ikindi mukoresha muvura ni byinshi dukoresha urabona aya mavuta aya ngaya ava ku mugongo w'ingona umugongo w'ingona kw'ingona y'inyamaswa y'inkazi kugira ngo muzavane amavuta yenda kumera nka mayoneze ako ni igikope kirimo ariko yenda kumera nka n'ubundi mukoresha izihe mbaraga kugira ngo yavaneho urabona aya ni amavuta aya mavuta ava ku mugongo w'ingona urayabona ingona ni inyamaswa y'inkazi itapfa kugira ngo itaboneka ubwo se wawe yakure urabona rero nawe munyamakuru ubaza ibintu ariko iri ni ibanga ry'umuganga wamenya ukuntu tuyazana none se mu kanya wambaza ngo aya mavuta y'intare avahe aya mavuta ni ay'intare intare y'ingore y'ingazi azira rero mu buhanga bwacu bwite ni ibintu tutamena ni ibanga rikomeye ni ibanga cyangwa se ubuhanga bujyana ya myuka mukoresha ituma mubigeraho hanyuma hariya ndahabona impu ruriya ruhu ni bwoko ki uwo ngurwo urarubona neza urabona ko rufite umunyu urabona ko umunyu uri guhunguka ndi kurubona urwo ruhu unyeretse ibimeze nk'umunyu uvunguka n'iki inyamaswa sinzi ubwoko bwayo urayivuga ni ibanga ry'umuganga nanone nakubwiraho munsi yako gatoya uru ruhu rwose ureba uru ni rwo rutubwira abantu bahemukira abandi abagizi ba nabi se ko wanyeretse akavuga amajwi rwo ruvuga amajwi gute cyangwa amazina gute uru rwo rero rukuzana isura yawe yose ukavuga noneho rurashika aho waba uri hose rwose urakuzana dukomeza rero hano hari ibimeze nk'amashara urabona rero aya mashara urumva ko harimo ibivuga iyo tugiye kumenya umuntu uri guteza ibyago aya mashara ureba niyo amanze gukusanya imbaraga z'abakurambere bacu ba kera bamara guterana bakaduha imyanzuro iyo uhuye n'imbaraga zisumbye izawe wenda umurozi yakoresheje imbaraga zihanitse cyangwa ubugome buhanitse ubigenza ute ubigifata mute urabona iyo uhuye n'imbaraga bavuga ngo zirakurenze nta mbaraga zibaho zirenze ubuhanga bwacu kubera ko mu myaka 40 tumaze tuvura nta muntu wari waduhagarara imbere ku burwayi afite cyangwa ku byo baba baramuteje ntibibaho nta naho byanaturuka kuko ntaba ari hejuru yacu bose muzehe tugaruke kuri wowe ese nk'indwara zikomeye waba warahuye nazo mu myaka myinshi mwamaze muvura indwara wahuye nazo mukazivura abantu bibwira ko zitabasha gukira mukazihangamura ni nk'izihe hari indwara z'ibisazi hakaba indwara z'amadayimoni zifata umuntu ntabashe kubana n'undi umugore n'umugabo izo ndwara turazivura tukavura iz'amarozi y'amatererano tukavura indwara baroga z'urushwima baroga tukavura indwara batega zibyimbisha amaguru
umutumba. tukavura indwara z'ubugumba, tukavura indwara z'imyaku bita ibisirani. Inyatsi nibyo bita inyatsi cyangwa biratandukanye? Hari inyatsi, hakaba n'ubugumba, hakaba tuvura indwara hafi 160 n'izindi. Izo ni izo muzi mwamenye, ariko uyu musore avuga ko nta nimwe igibahangara, bivuze ko n'izindi zarengaho zaza ari nshya. Ubushobozi bw'abakurambere banyu bubasha kuzivumbura? Turazivumbura zose, tukahangana dukoresheje imiti yacu, dukoresheje n'ubushishozi bwacu n'imbaraga duhabwa n'abakurambere. Haba rero muri Amerika, haba mu bihugu bidukikije, haba mu bindi bihugu byo hirya no hino, ni ukuvuga ngo izo ndwara duhangana nazo za kinyarwanda. Iyo muhuye n'indwara izi bita izo kwa muganga cyangwa se indwara zidasa, hari indwara z'imyuka kuko urwo rushwima baroga waruvuze, ariko hari n'urushwima ruterwa n'umwijima usanzwe. Iyo ari indwara baroga mu zitandukanye mute n'indwara zisanzwe, ese zisanzwe zo nk'uje arwaye malaria, uje arwaye igituntu, uje arwaye impyiko, izo zo zisanzwe mu gifata muti yari umuntu uje afite indwara zisanzwe? Kuvuga ngo indwara, hari indwara zerekeranye nko gukura amenyo, indwara z'umutima, izo tuzohereza kwa muganga. Za diyabete tuzohereza kwa muganga, ariko izindi zose duhangana nazo nta kitunanira. Iyo uvuze izindi nizo ngizo zigenda mu myuka. Indwara zigenda mu myuka arizo zijyanye n'uburozi, umuntu warozwe, harimo ubutegano, harimo ubuhuherano, harimo ubutamikano. Ibyo byose duhangana nabyo, turabivura nta kitunanira. Muhita mubibona ko umuntu yabutezwe cyangwa yaburiye cyangwa yabutambutse? Dukoresheje bwa buhanga bwacu bwa za esprit se, ni ukuvuga ngo duhita tubimenya ako kanya. Tukabona rero ko turi bumubonere imiti yo kumuvura. Abantu benshi bivuza ikibazo gikomeye bakunze kugira ni ukuvuga ngo bavurwa ababaroze bongeramo ibindi. Mu gitwaramo mute, mu bifata mute iyo muvura umuntu wongerwamo uburwayi? Ni ukuvuga ngo uwo muntu iyo tumaze kumuvura, habaho dukoresheje ubuhanga bwabo bwo kumutsirika kugira ngo hatsirika uwakize. Wakize ukivurwa mumenya mute ko ibyo muvura biri kongerwamo ibindi, kandi ibyo bindi byongerwamo muhangana nabyo muti? Imbaraga zihita zibitubwira dukoresha. Za esprit zihita zitubwira ko ikirimo kongerwaho, natwe tugakora urukingo kugira ngo ibyo bintu barimo kohereza, barimo kumwoherereza ubwo burozi buhagarara. Ntago rero ntawongera kudukorana ikintu kandi twamaze kugera mu maboko yacu ngo bishoboke. Yageze mu maboko yacu, urukingo ruba rwabonetse. Tuvura dukora n'urukingo. Uretse indwara zo kwa muganga mwavuze ko muzohereza kwa muganga, ariko hakaba n'izindi zisa nazo ariko zo ari amarozi. Umuntu akaba yarwara umwijima utari umwijima usanzwe wo kwa muganga, umuntu akaba yarwara impyiko itari isanzwe, akaba yarwara urushwima nk'uko mwabivuze kandi rutari urwo kwa muganga. Warutubwiye muze ko hari ama esprit, imbaraga z'imyuka mukoresha zibibereka. Nongere mbaze uyu ukiri muto, wowe ukiri muto, ku bakiri bato harimo abakobwa, harimo abasore, harimo abantu bagira ibibazo by'urushako bitwa ko bazinzwe cyangwa bahize iwabo. Ibyo nabyo bifitanye isano n'imyuka cyangwa n'ibyantu bishyiramo? Ibyo uvuze rero, urabona hashobora kuba hariho abakobwa bagumiwe. Abakobwa bagumiwe, urabona uyu muti, iyo uyu muti awufashe tukawumuha, umusore ashobora kuza kumutereta, akimutereta agahita yumva wa mukobwa arimo aramunukira, ntabwo agaruka muri urwo rugo. Ariko uwo mukobwa ahise yimenya ko yahuye n'ibyago akatugana, uyu muti turamuhe akamufasha, wa musore yagaruka
akamusaba rwose bagakora ubukwe neza, ubukwe bukagenda neza. none se niba uwo muti ari wo utuma ibintu bijya ku murongo, iyo awuhagaritse cyangwa atakiwubona cyangwa atagihura nawo, n'ubundi ntibyongera bikadogera? Ntabwo byashoboka kubera ko uyu muti urimo amoko atatu. Uyu muti uramuhumanura. Uyu muti ikindi cya kabiri umutandukanya na ya myuka bamwohererezaga, ukayihagarika burundu. Icya gatatu umuhereza ubudahangagwa kuko nta wundi murozi wamugiraho ububasha. Amahirwe ye yose rero ahita agaruka rwose, akongera akagira ubumwe n'igikundiro cyose. none ko ari uw'abakobwa, uw'abagabo bite cyangwa uw'abasore? Uw'abasore rero nguyu. Umusore ugasanga afite imyaka 40, nta gitekerezo cyo kuzana umugore, kandi ababyeyi bahora barira ku musozi ati umwana tubereye ikirumbo. Uyu wo rwose iyo umusore atuganye duhita tumufasha. Uyu muti nta nubwo ugoye kuwukoresha uko ureba, duhita tumufasha tukawumwohagiza umubiri wose, undi akamuha akayiko kamwe gusa, ubundi umusore akahita yumva ashaka umugore nta misi 8 irangira atazanye umugore. hanyuma bwe tukanabutandisha. uvuze iby'uko akenera urushako mu buryo bwihuse mu gihe cyihuse, ese ko mbona iyo miti isa ntugicurikiranya? Oya ntabwo isa, urabona ntabwo isa, biratandukanye. Ntabwo nabicurikiranya, mba mbizi cyane. ikintu nkubaza rero, uretse ibyo byo kuhangamura ibyananiranye, ushaka uburinzi ni ukuvuga we nubwo nta byananiranye ari guhangana nabyo, ariko akeneye kurinda ibyo arimo ngo bikomere bishikame, we hari icyo ubuvuzi bwanyu gakondo mwe n'abakurambere banyu hari icyo bumufasha? Turamufasha cyane, ndetse cyane. Urabona aka kantu, urakabona neza. Urabona n'aka ngaka karimo hano, arakutarebye. Urabona uyu muti urimo hano, uyu nguyu. Uyu niwe utanga uburinzi kuri ba bantu bashaka kurindisha imirima yabo, indoki zabo, amaduka yabo bakoreramo. Ibi nibyo bibafasha. bitanga uburinzi bwitwa ubuhe cyangwa bumeze buti? Bitanga uburinzi bita ihamo. Uhageze wese arahahama, ntabwo ahava. ese aho ntimwaba mufitanye isano n'abandi bavuga ngo n'umuntu waciye undi inyuma ngo hari ukuntu muzirika, cyangwa ibyo byo ni imigani nk'iya kera? nibyo turabazirika. ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo baciye abagabo babo inyuma, hari imiti dukoresha yihariye y'inkoni. iyi nkoni iyo umuntu yazengerejwe tukamuha umuti, iyi nkoni niyo ibavura, niyo tubavuza bagatandukanye. harya ngo ni ruhonda, sinzi izo mwampaye imbere. Oya ziratandukanye. Itandukanye na ruhonda. Buzamura ndebe iyo ruhonda. Ibona biratandukanye. ni ukuvuga ko zirimo imiti inyuranye. icyo uvuze ntabwo ngisobanukiwe neza. kubacana inyuma ngo kubahemukirana kandi bubakanye cyangwa se barashakanye, ntabwo sobanura byumvikane. icyo cy'umugore uca inyuma umugabo, cyangwa se umugabo wagiye guca umugore inyuma, cyangwa urunuka, ni ukuvuga ngo icyo kibazo iyo ukingejejeho mpita muha umuti, akagenda akawushyira mu rugo rw'uwo muntu kugira ngo duce ubusambanyi. mu rugo rw'uwo muntu ni ukuvuga urwo rwande rw'uwo, niba ari umugabo cyangwa nyir'urugo wababaye azi ko umugore amuca inyuma, ni ukuvuga ngo muha umuti nkamubwira ni ibanga ryanjye n'uwo nkuhaye uburyo azawukoresha kugira ngo tuzabashe kubona ikimenyetso cy'uko yamuciye inyuma, yaba ari mu rugo cyangwa yagiye hanze, aho ariho hose. yaba ari mu rugo iwe, yaba ari no hanze. hari ibyo mwigeze mukemura cyangwa kugeza ubu ni uko mwiyumvamo imbaraga n'ububasha? Zirahari,
birahari byagiye bikorwa kare twigeze kuvuga kuvura abantu bari kure yanyu bari hanze y'igihugu. Ese abo bantu kubavura imiti mutari batamike, mutari bubuhagire nk'uko muhagira bari mu gihugu imbere, mutari bubuhagire nk'uko muhagira wa mutima muhagira umuntu, mutari bya bindi umuntu avuga ngo anywa akayiko kamwe cyangwa se utuyiko tubiri, atari bukorerweho imigenzo n'imihango y'imyuka. Ese umuntu uri kure muramuvura agakira bigashoboka? Turamuvura agakira kandi biradushobokera cyane 100% dukoresheje imbaraga zacu. Bivuze ko imiti atari ufatire hano, mufite ukuntu uyimwoherereza mu mwuka cyangwa hari ubundi buryo? Yego, tuyimwoherereza 100% ikamugeraho. Ndongera mbabaze mu gusoza utubazo tubiri. Umuntu ufatwa yakwa, icyo afashe cyose ntikirigame mu ntoki ze, akaba agira amahirwe yo kugira umugisha wo kugira ibyo abona ariko ntibirare, abafite iki kibazo ese icyo muragikemura? Icyo turagikemura dukoresheje ubushishozi bwacu n'imbaraga zacu, duhita tubona impamvu icyo kibazo tukagikemura, tukakimuvura. Izo ni inyatsi ziba zimurimo ziterwa n'amashitani cyangwa se amarozi bamuroze. Icyo kintu turagikemura 100%. Ese inyatsi cyangwa n'ikica amahirwe, ikica amahirwe cyo mukivura mute niba kibaho, cyangwa inyatsi n'ikica amahirwe biri mu murongo umwe? Ikica amahirwe mvuga kwa kundi umuntu icyo agiye gukora cyose hafi kukirangiza kukinoza kikamuca mu myanya y'intoki. Ibyo ntibitandukanye, birinzi rimwe, ibyo turabivura pe. Bakaza kudusura. Urumva muzehe nguko ari kubivuga, ikica amahirwe hari icyo bita baroga, icyo bita ngo kwabura. Kwabura rero ni ukuba utekereje gukora umushinga, urugero ugiye gucuruza amangazini, ariko uwo mushinga ukawutegura uri hamwe n'umwanzi wawe ariko utazi ko ari umwanzi wawe, akagukubita icyo bita kukwabura. Iyo akwabuye rero ibyo ukozeho byose biragenda, n'amafaranga yose ushobora kuyacuruza ukayashyira aho uyabika, wajya kuyareba ukayabura. Umubyeyi ashobora kugira umwana cyangwa abana bakajya bakira bakamunanira, bakaba ibisare, bakaba intakoreka, bakaba intagondwa, nawe akabareba akibaza ati aba ninjye wababyaye, uyu mugore ninjye wamushatse, uyu mugabo ninjye wamwishakiye. Ibyo bibazo mujya muhura nabyo, ese byo murabivura? Hari kandi tunarabikemura. Tumaze gukemura ibibazo ngibyo birenga 250. Ukuvuga ngo abo bana hari icyo bita mu muryango, umuntu akabareba akareba ukuntu umuryango umeze neza, bafite urukundo, bafitanye ubumwe, akabateza icyo bita umwiryane mu rugo. Umwiryane mu rugo rero iyo wabagezemo, iyo umwana arebye nyina abona atari nyina, iyo umubyeyi nawe arebye umwana abona atari wa mwana yabyaye, kubera ko nyine babateje wa mwijyane, nta kintu bahuza na kimwe. Ku bijyanye n'amarozi, hari igihe umuntu aba yibwira ko arinda ibyo akora byose, umutungo we, urugo rwe n'ibindi, ariko rimwe agatungurwa no gusanga mu isegonda rimwe byose bizambye. Biba byanyuze mu zindi nzira, mubivura mute? Ni ukuvuga ngo abarozi baroga amanywa n'ijoro, igihe cyose abarozi barakora. Ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutyo, urugero ushobora kuba ucuruza akabari, ejo ugategura akabari, abakiriya bakakuyoboka, ejo bugacya bukira, abakiriya ugasanga barabuze, ibyo waranguye byose biheze muri depo. Ni ukuvuga ngo cyagiye mufunze akazi kawe ugasoje, wa murozi araza agakubita ibintu ku muryango bituma ba bantu batazongera kwinjira. Urumva rero aba yamurangije, ndahandi amahirwe yaturuka uretse kuza tukamufasha. Nagiye mbabaza ibibazo binyuranye impereye ku bikunze kubaho. Ese ntacyo naba nasize mu byo muvura cyangwa mwumva mukeneye kunganiraho ababagana? Icyo wasize ni kimwe. Urabona hari abana bavukana ibibazo ugasanga umwana avutse yaramugaye, ariko uwo mwana ntabwo baba bazi icyamumugaje. Hari abana bagira ya miryango ya kera igifite za nyabingi, neneho wa mwana akimutwise ugasanga sekuru wa mwana yamutanzemo icyo bita igitambo. Uwo mwana rero kubera ko nyina adashaka ko atambamo icyo gitambo, ugasanga wa mwana avukanye ibibazo cy'uko nyina atemeye kumvira uwo musaza ari we sebukwe. Uwo mwana we rero iyo ahageze turamufasha, tukaba twamuhereza imiti yo gutuma azinguka, kuko uzi ko hari abana bavuka bazingamye.
komereza. ni ukuvuga rero iyo icyo nakongeraho twari dusize urabona icyo kubera ko gikuze reka kivuge n'umusaza. reka sokuru ni ukuvuga ngo icyo twagomba kongeraho ni ukuvuga ngo ku bantu bakuze hari umugabo uba udatera akabariro, uwo hari icyo tumukoraho. hari umugore uba utagira umugabo yamwegera ntagire amavangingo, hari icyo tubikoraho tukamuvura agakira, yaba umugabo yaba umugore. Kuri abo bantu babiri tuvuze, iyo baje batugana tubatunganyiriza ikibazo kibagoye kigatungana, tubikorera benshi. Ku kintu kijyanye n'ibiciro n'ibiguzi, ikiguzi cy'ubuvuzi, abantu benshi bajya bavuga ngo abavuzi gakondo barakosha rwose, ngo muca amafaranga atabaho, ngo ndetse ngo n'impamvu benshi batabagana. Nibwo gifashe biti? Ntago duhenda abaza batugana. Ni ukuvuga ngo hari uza ari mu mihango idakama, hakaba n'undi wo kubyara. Abo ntago bacibwa amafaranga aba angana, abatandukanye kandi adakabije. Ugeze utu umuntu ufite ikibazo cyo kubyara n'ufite ikibazo cy'imihango ntago mubacamwe. Ubwo muri make ni ukuvuga ko ubuvuzi bwanyu buri kintu kijyana, ikiguzi kijyana n'iki? Kijyana n'uburwayi yaje arwaye, kandi tukamworohereza kugira ngo abone nuko atuzanira abandi bantu amajije gukira. Kumworohereza no kumworohereza gute musore? No kumworohereza mumuguriza muyishyura mu giciro, ni mu buhe buryo? urabona ushobora kuba umurwayi aje arwaye nk'amadayimoni, ariko wareba ubushobozi afite ugasanga niba yarakagombye kuvurirwa 50,000 mu bushobozi afite ntabwo yayabona. ni ukuvuga ngo twebwe turamworohereza tukamusaba make cyane ari hasi ya yandi yaragakwiye gucibwa, kugira ngo tubashe gufasha ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bose batwiyumvemo, kuko turabafasha rwose buri wese ku rugero afite. Diamond ko byamuvamo turebe impamvu zacu. Ari kuribwa cyane muganga. Araribwa. Ubu ngubu abimana igihe kingana gute? Araribwa. Yobora iyi miti kugira ngo tubashe kubona uburwayi bwe dukoresheje ubwo bushishozi. Ibintu hari byaba byemewe n'amategeko ku buryo byemewe n'amategeko. Nta kibazo gihari kuko dufite ibyangombwa dukorana nabyo. Mu migani y'abanyarwanda ba kera, abakurambere bacu, abakurambere dukesha kubaho, bati akatari amagara karahawa, bisobanuye ko amagara yo ni ikindi kindi. Bakongera bati amagara arasaza indi gataragiza, amagara make asenyesha ku rusika, amagara ni nk'amazi araseseka ntayorwe, amagara ntacurwa mu buhozozo, amagara ntaguranwa amagana. Bakongera kandi bati amagara yera rimwe ntiyera kabiri. Ibi byose n'indi migani nibigaragaza ko amagara k'ubuzima si icyo gukinisha. Ubuzima iyo bugucika, iyo uri marembera, ugana abashoboye bakakunganira. Umuhanzi Masabo yagize ati ku bitaro turahakunda ngo barasanasana iminsi ikicuma, n'abo bavuzi babifitiye ubuhanga n'ububasha n'ubushobozi barasanasana iminsi ikicuma. Dusoreje ahangaha, ntuzarembere mu rugo, gana kwa muganga. Ibidashoboka kandi gana kuba bishoboye. Mugire amahoro kandi mugire ibihe byiza. Mugire Imana n'amagana, mugire amagara mahire kandi mazima.